Hello Agape Hub Family, aho uri hose ndagushuje cyane ukurikiye ibintu mbagezaho nkunda nanjye ndagukunda. Rero uyu munsi ariko reka mbabwire abantu bambonye ari ubwa mbere, subscribe kanda ahantu handitse subscribing kuri channel yanjye. Niba wabikunze ulayikinge, comment ndazisubiza. So rero ntatinze uyu munsi bafitiye ibintu nabateguriye. Hari ibintu nifuza yuko tuganira, ibitekerezo byanyu ndabyakira cyane muri comment. Mumbwire buri point numva hari icyo wayivugaho, rwose unyandikire muri comment. Ni ibintu mbona bikwiye guhinduka mu mibereho y'abantu, ukuntu abantu babayeho mu buzima busanzwe. Ibintu mbona bikwiye guhinduka ni byinshi, ariko nagerageje kubishyira mu magambo make kugira ngo wowe unkurikiye ubona yuko bikureba, ubona ko hari ikintu ari ibintu bitari byiza, numva ari wagira icyo ubikoraho. Rero icyambere numva kigomba guhinduka. Ibi ngibi ni ibintu mbona bitari byiza, ntabwo ari ibintu byiza nshaka ko muhindura, ni ibintu bitari byiza. Yego itari yego, point number 1. Yego itari yego. Hari abantu bavuga yego mu mutima we atari yego akubwiye. Urugero, hari nk'igihe nk'umuntu ushobora nko kumubwira, kumusaba nk'ikintu, kumusaba serivisi akavuga yego. Mu by'ukuri urabizi neza ko umuntu ugusaba icyo kintu ntacyo ushaka, ntacyo uzakora. So ukapfa kumubwira yego kugira ngo umwikize. Mu by'ukuri uwo muntu ntabwo aba ari we gusa ubuhemukiye, ahubwo nawe uba wibeshye, niwe uba wibeshye. Rero kugira ngo ubeho wibeshya kandi uzi kuri kubeshya abandi, byaba byiza ibyo bintu, iyo ngeso ivuyeho. Niba ikintu kidashoboka ku muntu, umubwire oya ntabwo gishoboka, ababare muri ako kanya. Ariko niba cyari ikintu wenda kitari cyo, cyangwa ubona kimeze ukuntu, nyuma azasubiza amaso ku gihe, azasubiza ubwenge ku gihe, abone ko ibyo bintu bamubwiraga yagusabaga bitari byo. So twige kuvuga yego. Niba ikintu umuntu akubwiye ngo tubonane, ntumubwire ngo maybe, ntumubwire yego kandi ubizi neza ko iyo gahunda udahari, utazabiza. Niba umuntu abwiye ngo kwa kangahe tuzajyana ahangaha, urabizi neza ko ntawe uzajya, wimubwira yego kandi ubizi neza ko utazajyayo. Bituma abantu babona ko utari serious kandi nyamara uri na serious. So twige yego yacu ibe yego. Ikindi ngiye kuvuga, sinzi ukuntu mu cyumba ariko ngiye niko nyumva. Ushobora kuba uri mu rugo ariko utari available. Tunormalize ko umuntu ashobora kuba ari mu rugo ariko adahari. So tubihindure. Kambaho urugero kugira ngo mubyumve neza. Hari nk'umuntu yumva ko kubera ko muri inshuti, kubera ko muri abavandimwe, ko ashobora kuza nko mu rugo ataguteguje, akaza gutya akinjira. Ibyo bintu ni ibintu byahozeho mu myaka yashize, wenda ubu byaragabanutse ntabwo bikiri cyane, ariko kuba usanze mu rugo, kuba yego ndahari, uraje ndahari, ntabwo byerekana ko ushobora kuba uri mu rugo ariko utari available. Nk'ubu ugasanga nk'umuntu akuguyeho, wenda washakaga kuba uri wenyine, wenda washakaga kureba movie nta muntu muri kumwe, cyangwa wari uri gukora amasuku mu rugo ariko bibaye ngombwa ko wicara mukaganira, cyangwa urashaka kwiruhukira kuryama, ukabona umuntu afunga umuryango ngo aje gusura. Ni byiza, ni igikorwa cy'urukundo. Hari n'abantu ndabizi bari muri comment bandika ngo ni imico y'abazungu. No, ntabwo ari imico y'abazungu. Hari ibintu abantu bita iby'abazungu kandi mu by'ukuri atari iby'abazungu, ahubwo ari kugira gahunda mu bintu. Ugasanga umuntu araguhamagaye, urugero uba nka Kicukiro, umuntu arakubwiye ngo alo Agape bitese ni byiza,
nakubwiye ngo nje gusura kugira ngo utamubeshya cyangwa nuba ufite na choice yo kumubeshya. Arakubwiye ngo uri hehe se, umuntu aguhamagaye kuri phone bisanzwe, nta nubwo wahita utekereza no kumubeshya ahantu uri. Ndi mu rugo. Uri mu rugo, sawa. Ubu ukagira ngo byari ukubaza gusa. Hashira iminota 5 agatavuga ngo ndi hanze nkingurira ngo nari nciye iwawe. What? Ni byiza mumbwira icyo mubitekereza, ariko njye numva ari kutagira gahunda mu buzima. Umuntu akuba akubwiye ngo ari mu rugo ntabwo bikwemereye, ntabwo biguhesheje itike yo kwinjira mu rugo rwe. Oya, ahubwo ikintu wakora wamuhamagara ari nka nijoro cyangwa ukamuhamagara ari mu gitondo ngo hey, ko mfite gahunda yo kuza Kicukiro nze kuza kugusura. Akabishira mu mutwe. Hari n'igihe umuntu aba ari wenda ari kudilinga n'ibintu byinshi mu mutwe badashaka kuba hari abantu benshi. Akabishira mu mutwe avuga okay, kwa mubwiye mu gitondo saa 8, reka nkora uburyo bwose saa 8 mbe available nubwo ndi mu rugo, uyu muntu araza kuza kunsura. Urumva ugashira ibintu muri gahunda. Ariko rwose muri 2023 ibintu byo kugwa ku bantu, umuntu ntuzi ibintu arimo mu rugo, ntuzi wenda ko hari n'abandi bashyitsi bamusuye, ntuzi privacy, ntuzi ugahita umugwaho mu rugo. Rwose tubikosore, ni ibintu mbaza iminsi mbona kandi bikwiye guhinduka. Ikindi, wita wemera ikintu utabanje gushishoza. Ahangaha navuga nka kwa kundi bisobanure gutera. Kwa kundi umuntu tuvuge hari umuntu akubwiye ikintu kuri Agape, sibyo? Agape maybe muraziranye, umuntu arakubwiye ngo se uzi ko Agape akora yiba, ugahita ukemera icyo kintu utabanje gukora ama research yawe kugira ngo umenye ko ibyo bintu ari byo cyangwa atari byo. Ugasanga abantu baranganye, abantu bafitanye ibibazo, kandi ari uko ibintu inkuru cyangwa ibintu wumvishe utabisesenguye neza ngo umenye ko ari byo. Cyangwa umuntu akakubwira usko kanaka yakoze iki n'iki, ugahita umwanga. Urumva uwo muntu wanze arababara, kwangwa n'agahinda, urababara base kuki abantu bose banyanze kuki ariko wabisesengura neza ugasanga uwo muntu ibyo bintu nta nibyo yakoze, ni umuntu washatse kumuhimbira, araza mwese abica mu mutwe. So muri ibi bihe byaba byiza ikintu cyose mu buzima wumvishe, yaba inkuru, yaba ikintu umuntu akubwiye, yaba ikintu umuntu asebeje umuntu avuze ku muntu, ho kugira ngo tuvuga ngo umuntu nibyo niko ameze, banza ubitekerezeho kabiri uvuge uyu muntu urabona bamubeshyera. So twige kutemera ibintu byose tubonye, twige kutemera inkuru zose tubonye 100%, twige kutemera ibintu batubwiye ku bantu 100%, byose banza ubigire, kuko iki kintu ni ikintu gituma abantu batamererwa neza. Ikindi navuga ahangaha ni lack of communication. Abantu mana yanjye njye kubikubwira ntago ndi perfect, I'm not perfect. Ibintu ndi kukubwira cyangwa kenshi nkunda kuvuga hano ni ibintu nanjye ubwanjye hari ibyo mba mfite nanjye nshaka guhindura, ariko murabizi ko nkunda kubabwira ngo tubereho kwiga, ubuzima no kwiga. Ariko rero ikintu cya communication, abakunzi ba Agape Hub twige gukomunika. Uzi ko communication itari nziza ishaka kukwicira ubuzima, ishaka kwicira amahirwe y'ibintu byinshi, ibintu ushobora kuba warapanze kuzageraho, cyangwa abantu bakagutakariza icyizere kuko ntabwo uzi gukomunika. Communication yawe iri hasi cyane, ugasanga ufitanye gahunda n'umuntu kandi ni gahunda igufitiye akamaro, gahunda y'akazi cyangwa business icyo ari cyo cyose. Umuntu arakubwiye ngo duhure ejo, sibyo? Ejo irageze, uri kubona ko bitari bukunde, ugasanga iyo gahunda yari igufitiye akamaro ariko uracecetse just umuntu bigeze ejo, wa muntu wowe wari ukeneye ugasanga niwe uri kukwirukaho, niwe uri kukubaza se gahunda byagenze gute, akaba ari kujya kumusubiza impamvu yatumye utaboneka. Muri kubyumva?
hari abantu benshi abafite gahunda nyinshi akazica ntanavuge. Wow, umuntu akakubwira ngo ndaza kugusura, uretse gahunda zawe zose, ibintu byose bishyize, uravuze aya masaha umuntu araza kunsura, byagera amasaha akaba ari bwo cyangwa amasaha yarenze, let's say akubwiye ngo araza ngo gusura saa 12 za nimugoroba, akabona saa 1 z'ijoro zirageze, akaba ari bubwira ngo ntabwo nzi. Urumva yakurekesheje gahunda zawe zose, ariko iyo bitekerezaho kare ko atari buze yakubwira kare, ugapanga izindi gahunda. So twige gukominika. Uri aho ngaho, tuvuga ufite umugore cyangwa ufite girlfriend, umaze umunsi wose ntuzi ukuntu amerewe, ntunamwandikiye, ntunagize iki, ubu se urumva relationship yanyu biri gucumbagira. So twige communication ntaki. Niba hari ikintu kibi mu buzima n'umuntu udazi gukominika, kuko hari n'igihe abantu bagufata uko utari kandi atari kuri, kubera ko utazi gukominika. Umuntu akoresheje message ari kukubaza ikintu, kuba busy bibaho pe, bibaho. Hari n'igihe nkanjye, hari igihe umuntu anyandikira message, hari igihe unyandikira message nkagira nkakwihorera, atari ukuvuga ngo sinshaka gusubiza, ariko wenda nta mwanya mfite. Ariko niba umuntu akoresheje message ufite telefone mu ntoki kandi nta mwanya ufite, wambwira hey ndagusubiza nyuma. Ariko ugasanga buri gihe abantu bakohereza message, ntusubiza, ntugira iki, kandi abo bantu ignoringa nibo bantu maybe bazakugira akamaro. Ikindi kigomba guhinduka, gupanga gahunda nyinshi icyarimwe. Hari abantu nko ku munsi apanga gahunda 7, ubizi neza ko utazazijyamo, cyangwa ubizi ko uzazikora ariko uri kwibeshya bitazakunda. Tugerageze, niba wapanze gahunda ugerageze upange gahunda nkeya ku munsi kugira ngo uzikore neza, uzinoze. Ariko upanze gahunda 5 ku munsi, imwigiyemo indi, kereka uri bantu bazi neza wenda time management yabo, ashaka kuvuga ngiye iyi ngi ndayijyamo iminota 20 yarangira ugahaguruka, iyi ndayijyamo iminota 10 gutyo. Ariko hari abantu apanga gahunda nka 7 zose kuri uwo munsi. Mu kwa kabiri nzakora iki, nzajya hamva ahangaha njya kwa gatandatu mfite amakwa 3 ibyo bintu akenshi bituma birajagaraza mu mutwe. Niba ari samedi kwatendinga ubukwe bumwe, ugabanye gahunda, ntujye mu magahunda nk'ijana yose icyarimwe, bituma biradestabiliza umuntu no mu mutwe. Ikindi kutita kuri mental health yawe. Mental health navuga n'ubuzima bwo mu mutwe. Murabizi yuko muri iki gihe niba hari ikintu kigoye abantu muri iki gihe ni mental health. Basanga umuntu yarwaye depression, umuntu yarwaye, hari indwara nyinshi zo mu mutwe ziterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Icyo nakubwira, icyo ushoboye gukontrola uzajya ugikontrola, kereka ari bwa burwayi bwizana utafiteho, cyangwa ari nk'agahinda watewe. Depression bayise agahinda gakabije, ariko sinzi ko ari ryo jambo ry'ukuri neza mu Kinyarwanda. Ariko hari igihe ako gahinda gakabije ugaterwa n'ibintu byakubayeho mu buzima udafitemo uruhare, aho birumvikana. Ariko hari ibindi biza ubireba. So icyo nakubwira mu rwego rwo kwita kuri mental health yawe, mumbwire uko mubyumva muri comment. Hari igihe aba ari akenshi ari ibintu waretse mu buzima bwawe ukabireka bikagenda bikura. Niba uzi yuko ufite toxic friends, abashuti bahora bakubabaza, bahora gusubiza inyuma, ugomba kubihorera. Niba uzi ko iyo ukoze gutya bigenda gutya, niba uzi yuko iyo urakaye cyane bikuviramo ibi n'ibi, niba uzi yuko nyine uzi ikintu kitera ibyo bintu byawe, ita kuri mental health. Niba wita ku mubiri wawe uyu nguyu, ita no niba wita ku
ku bintu urya, wita ku bintu uvuga, wita no mu mutwe hawe, kuko mu mutwe w'umuntu ni ahantu hakomeye cyane. Twite kuri mental health yacu, twite no kuri mental health y'abantu batuzengurutse, inshuti zacu, umuryango wacu. Niba ubona hari umuntu wo mu muryango wawe ufite ikibazo cya depression, mube hafi, umwiteho, uyiteho. Niba atazi n'uburyo abyitaho, wowe mwiteho, gerageza kumwitaho, umufashe, kugira ngo, kuko nacyo ni ikintu gikwiye guhinduka pe. Ntabwo navuga ngo depression yavaho burundu, ariko tugerageze, niba uzi ikintu kijya kigutera agahinda, ujye ukigendera kure mu rwego rwo kwiyitaho. Yani icyo navuga. Nibi nabyo ni ikiganiro kirekire, ariko nzakigarukaho ubutaha. Ikindi gikwiye guhinduka, kuvuga ibintu, kuvuga ikintu ko ukizi kandi utakizi, icyo bita ubuyuwayi. Kwa kundi tuvuge hari ikintu runaka umuntu akubwiye gukora, sibyo? Ho kugira ngo ugikore nabi, ni byiza kugikora, kumubwira ngo ntago nzi ko bagikora, nyereka ukuntu ngikora, akakwereka, ukagikora neza. Hari abantu benshi bazi yuko kuvuga ngo iki kintu ntago nkize, wenda ari ubuturage, barabona ko ndi injiji, barabona ko ntari umusirimu, barabona gutya na gutya, ibyo bintu bitandukanye. Ariko nta kibazo kutamenya ikintu, ntabwo byerekana ko uri injiji, nta kibazo pe. Ushobora kuba icyo kintu utakizi, ariko bidakuyeho ku bindi bintu byo mu buzima ubizi. Nta muntu umenya ibintu byose. Ugasanga ugiye njya mbibona kenshi, ugiye nko kwaka akazi mu rugo ahantu, n'urugero runguru, usanze muri urwo rugo harimo appareil runaka, icyuma runaka cyo gukoresha, wenda cyo mu gikoni cyangwa iki. Boss warakubaje ngo ikintu uzi kugikoresha, ukamubwira ngo ndakizi, yagenda wagikoresha ukagitwika. Urumva aho ngaho uhemukiye uwo muntu, nawe ubwawe wihemukiye. Birutwa nuko bavuga ngo ntago nzi ukuntu bagikoresha, nyigisha, akakwereka, ukagikora ibintu neza. No mu zindi domaine z'ubuzima, ikintu utazi nta kibazo kuvuga ko utakizi, ntago ari igisebo. Emera ko ikintu utakizi. Niba ari ikintu ari experience yawe ya mbere, ntabwo umuntu aguseka. Hari abantu bigize abantu baseka umuntu, ngo ni abasirimu, ngo ni iki. Yabona umuntu akoze ikintu ari ubwa mbere agikoze nabi akamuseka. Ariko rwose tubihindure, yaba twebwe dusekana, yaba twebwe twemera ko ikintu tukizi kandi tutakizi, rwose tubihindure cyane. Niba utazi ikintu, emera, yiga, bakubwire, uvuge ntago nyizi, abantu bamenye yuko nunakimenya nawe ubwawe wishima, uvuge ngo ikintu ntago nari nyizi, naje hano nakizi, ubu narakimenye. Ni byiza rwose, nibwo buhanga kugira ngo bibe ubuswa cyangwa ubuturage. Twagiye ngo kwanga kwiga, ni nacyo nshoherejeho, kimeze cyenda gusa nk'icyo nari mvuze mbere. Hari abantu badakunda kwiga, hari abantu badakunda kwiga mu buzima, wamukosora akabifata personal, wamubwira ikintu, abantu badakunda kwiga mu buzima. Hari n'ibintu na experience zacu z'ubuzima, hari abantu, hari nk'igihe, urugero, hari situation kubayeho mu buzima, ibintu byose tubibereyeho kugira bitwisigire isomo. Hari abantu batiga, ikintu cyarabaye cyakagombye kugusigira isomo, ariko kubera ko uri umuntu utajya wiga, ntiwige iryo somo, ukongera ugashiduka icyo kintu wongeye kukisangamo. Cyangwa no kwiga ubuzima, ukuntu abantu babaho, nk'ibi bintu mba ndimo kuvuga, hari abantu bahita bavuga ngo iki gusa ashatse kuvuga iki, aho kugira ngo utuze, icyo uzi ni cyiza, icyo utazi ukige, ukimenye. So icyo nababwira, twige. Niba umuntu akubwiye ngo ikintu gikoze nabi, reka kubabara, ariko kugirira neza, ahubwo ishime ko bagukosoye. Hari abandi bantu bakubona mu makosa bakakwihorera, ariko twige guhinduka, twige, tukange kwiga. Ikintu utazi ubaze,
ikintu cyakunaniye usaba ubufasha, nibwo buhanga ya so abankurikiye mwakoze. Ibi ni ibintu nari nabateguriye, hari ibyo nagiye nsimbuka cyane ariko nashaka ko iyi video iba ntoya kugira ngo muzayikurikire neza. So abashyashya ari ubwa mbere mumbonye, mukande subscribe kugira ngo muzabe mureba utuntu twanjye tw'ubwenge nzayambagezaho kandi mu gihe gitoya cyane. So mwakoze cyane kunkurikira, bye.